nta mpamvu yo kumenyera uzabaze nyoka impamvu nawe mbona akumva nta mutama ujye umenyera abandi butuvukana Majina la Yesu. Shangano nawe ni wiyubaha kabisa. Ngese kandi nkozi Wa munywa tabi nakijya tabi muri kuganira. ndagaswingingira iki gipeti gisigaye kimbona mifege shumi hari ifuke wanyumvanye Urutunda beki okuntu nanutse kuntu meza. Izina ry'Imana n'umuti witabi wa promiye nayo. Kibazo jama wenda akagongo kingona ntabwo kazi ko gongo ingona ahurahe nawe ko ntaturanye na Nyabarongo mane reka ndeke kwirwandisha ku ruhande mane nakamuge ndi gushaka auzu billahi zina bahwari na maswara ibyo bintu rwose simbizi sinzi naho bibarizwa base nakanyanga cyangwa mugwandisha mane ariko se mu izina rya Yesu ibyo byose surabimwe Oh my days, irú ọmọ mo wá rèé torí Ọlọ́run. Mo dẹ̀ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Wisaranti femo wanashisha kweje timi mifumo indege yabuzuye inyura nyitumira geri kazi kasura ishara bakumanika ya sarigi papa Wakanyusi bimeze bite? ni fresh we ruskwendura shaki Koma na wicaye mu bihuru rakanyamanswa cyangwa nawanyugira. va petit frère ugabanye igati ngeneta nkukanda Ahubwo niwe nakandi yo myotsi kagushira. ariko yapfuye nawe uteye iryo koko Brian wowe ngeze kuri revo yawe utangira kumenyera wallahi wa kibaru na yataniya urangipfira Nubundi apfuye uhagaze wowe wirebye uba nuri. hari wasubona ndi kumwe na so wanyu kwa so wanyu hatabitse rusoro Mbe nabo bariho baravuye. Aho kugira ngo mbyare umwana umeze nkawe nge nabe ngumba. turashize none Kristo wavumbuye icyatsi gituma dutuza kugira ngo ingigira zose zitatumenyera umva cha wa peti urongera kurenza rindi jambo netwi Mana yera n'umwuka utangiye gushira waraje upe. okay nta kibazo ndaje mfeci ngose komeza ugiye wajyaga Naho ngiye nakubajije ngo oraho ngaho kodi. cyenye ko yakoraga ari muri ghetto yase Ganyumvira ibintu nsubije. Nabyo byizi imyotsi koko isigara igenda wowe. ariko ubundi nkawe kuri kungendaho ninde wakuntumye cyangwa uri kumbaza nkana Na perezida w'ejo hazaza. ariko indabo yakuze amabya mu gitondo izinduka ijya gutereta nyiraho kuko niko cha peti wowe wayobora ikihe gihugu Kirimo abanyatabi nawe. ariko uruzingo rukabije kamenyera itabi bararirinye Bitewe nka byinshi munywa gusa inama nabagira mudakere bya kuko Yesu agiye kugaruka. Yesu yanga ibivanganda kandi ibi ngibi biva mu butaka ibimera naco ninde wakubwiye ko ibyo ngibyo Yesu abyanga None se muracoma. wallahi nyumvira iki gipeti kuntu kiba gitangiye gushona ahubwo izo diri z'imico muzizo Uzabimenya wambaye igikoma. bro uzaba zizo boro z'ibiki nisangirira mu biganza Umva ubwenge bwe gusa polisi byambika abakobwa gusa. niziri uri kuvuga se zira n'ikimenyimenyi sinzitinya sinziyaba nawe zambaye nga kandi ikindi nawe zambaye ngahereyo ahubwo yizambaye urataha Ikindi nakubwira ninongera kukubona nzajya kukurega kuko niwapfa ndeba. urakoze ku nama ungiriye ngaho nyegera nkubwire Kanyu ni amahoro. masa ahubwo we nyegera peti yangu nkurabure Ndabona hari ibirekanze. umva rero wagipatuye nge nkurabure sindi so sindi nyoko sinkutunga sinanaguherekeje wa cyano nkuzura agahinja nge umwana w'imihanda nta mpamvu yo kumenyera uzabaze nyoka impamvu nawe mbona akumva nta mutama ujye umenyera abandi butuvukana Majina la Yesu. ubone ngo umuginga aratuma akantu kanjye kicwa n'imbeho kanjye kureba umuhungu wanjye tubanze twitasa neza ndashima Imana tuye muri siketse siketse niho mvuka nakubaza na cyaza
Ambaza rwose nta kibazo bamaze kwicara iruhande se urumva kumbaza byakunanira ko hari igihe utisanze muri wowe cyangwa se utameze neza terwa n'ikiganiro buryo umuntu agiye kukujyanamo. Okay. Oya ndabona wowe shora ntabwo wabara kubizi kabisa. Ibiki se kandi? Reka mbe nambe maze nkubaza ahubwo kwitana. Je banyita bangapi mtoto mzuri kutoka kwa mpavire kufika huku tuko tu. Ndio uri mujama kabisa gahunda ari gushaka ntabwo uri buntengwe wowe. Je nakubwira kabisa bibaye bishoboka kandi bidashoboka nabwo nakurabura. Okay. Cyane nyine ndashaka nyine umuntu wampa kwa kundi tu. Kwa kundi kuhe? Yubi mumu. Wenda haba ku byatsi cyangwa se kanyanga cyangwa se n'agafu. Nyanga ibyatsi agafu rwose subu agafuko ntiwakabura cyane ko rwose ibyuma bisya imyumbati biri hano ni byinshi cyane kandi ntaga ibyo ngibyo mvuga yiwe ni ibihese nese ibyo ngibyo sinakabaye mbiciye mbifasha ararugo nese ibyo tushaka nibwo ku cyubundi byo jamani kamwe kandi gatuma umuntu nyine mwana abasha gutekereza neza akajya nyine hayiko kateveris oh ya kandi ibyo ngibyo ngo nimba imari bitotsi ngenda shaka kandi ahubwo gatuma none ahubwo niyo uryamye umera neza urumva nyine ni nkagaki nyine wewe kubitubangura nyine nkuko watangiye ufite gahunda yo kumbwira icyo ushaka sibyo wimbwira neza utajya guca hirya no hino nenda gusubiza uko mbyumva nta kibazo wenda akagongo k'ingona ntabwo kazi ko gongo ingona ahura he nawe ko ntaturanye na Nyabarongo mane reka ndeke kwigwanisha ku ruhande mane nakamugi ndi gushaka auzu billahi zina bahwari na maswara ibyo bintu rwose simbizi sinzi naho bibarizwa base nta kanyanga cyangwa mugwandusha mane ariko se mu izina rya Yesu ibyo byose surabinywa Yubi mumu. kubona abantu bagenda utabeshye ibyo bintu urabinywa byose biguhurira mu mubiri mane bwanuka ndabizi wandangiye basi ndanje wibima ndangiye mana yanjye uyu muntu ko agaragara katagaragara nkaho ibintu binabinywa kandi nabwo bwa mbere mubonye muri karitsiye nakubeshye rwose ibyo bintu ntabwo mbizi nta naho muri nabyo sindanabibonaho mu buzima bwanjye ahubwo urabeho oya mani winsiga gutyo tukakaza tuganire wenda ushaka kuza kuranya wenda basi weho urumva nakumaze kukubwira ko nawe muriye nabyo wegenda ubaze n'abandi wenda barakurangira sibyo murakoze kandi nta muntu zibandaye ntawe nzi rwose kaita sibi sivile umuntu abibona gutera yesa kayitse nyuma ariko nta numwe ndabona oya bagenzi banje nta numwe turahura gusa nibona leta nkubwira Osimweni yo maji akabazo kamwe katarakamatiko kandi kagomba guhita gasubizwa nona iyo sengresi wayivanye wa kintu sengresi ni bikika kurwenya wa kintu umukoboyi wanjye wari wambaye iyo sengeri ninjoro yagiye he uravuga isengeri se mana hari umusaza waje ara kabisa mu santere nimugoroba ahita yingurisha ndayimugurira tu yala madafu banza amasigara yiri yamushiranye wa kintu none se kasoki wamupesha ngaye shanyasabye magana niva ngo ahita yigendera kabisa ikinyendaro magana niyo kize kikayansa bangiye nago nari kuyajya nkajya nyivara nanjye shumi ngarugenge kiriyatise shumi yanjye shangiye bimeze neza n'umutekano kabisa ahubwo se komeje kunzuza bidasanzwe bitebya ahubwo sorry gato uriya musaza murazira manu uramuci twahuriye ku kiwanja sinzi ukuntu nimugoroba nagiye kubona mbona nakayeho turaciringa mana ranara gusa ko nakangutse ibitondo nsanga koboye yacomotse yewe shaka kumvya ujya kumusura kabisa burya yaje ara itajya kugura indaya abuza yo kwishyura ariko itamufata itamujyana kwa kafu ariko no dagenge yaraho bagendaga swingingi iminsi tatamaze hanze yarakumbuye ibigori tambira ngo bakimufungura nibwo yarakiva ku ishuri kuko yaramaze imyaka 2 wawe akora kwifura mu bwongo hawo uri kubeshya nyobewe ko iwa bakora umwaka umwe ukisabone bro jwanze utekeze ku bintu umuntu arimo kukubwira utega amatwi wumve kandi ubone yaramaze y'imyaka 2 yarasibiye agukira no ndumva kizapfira ugira ngo niwe wa mbere sisha wabuguye ko na petit frère we yiyahuye kugira ngo ashingurwe mu isanduku na designinze yabwe nitanye n'ibyo byabwenge ibitera gusa icyo nakubwira cyo bobo musubira ntago uzafanya Imana niyo mungeri wanje ahubwo se kutagiye gushingura mu byara wawe wa kintu biki ubwo so bizo ute ko nta muntu kwiyatubibwiye erigiya moto yamugonze ndeba mbugura nasobanura ngo byagenze ute rero ku story yagenze rero yari ari kumwe n'indaya barimo kugenda muri kaburimbo ahindukiye ku ruhande ababonye indi ndaya ifite amabuno ya danje ndavuga gwede ahindukiye imoto ibirajira mwanura umuhungu wanya baramamaye kwamamara no kugira ute sinabonye yuzuye ku mastati y'abantu se nimba ari indirimbo yitwa ripa agiye gusora ntumbaze shumi ndashumi ku mushumi mwishine wacu shogoshogo banyumvira ubu ntaho ugira ubwenge ngo ripa ntabwo icyo bisobanura yumvira madafu ndagaswingingira ibyo ngibyo ntabwo twigeze tubyiga ahubwo
bisobanura iki? bisobanura ngira uko ridashira wowe urabura gukurikirana amasomo ugakurikirana amatabiko Nyumvira ji wanjye ndakimwe na rusake barabivuze ngo bakunda bapfunda bihakana. Dega yakiri muzima nawe wamupostingaga none amaje guco mwese ati ku mbuga nkoranyambaga. None uragira ngo ku mbuga nkoranyambaga Ufite wikobera naguze ikipe za kinye ngo nizihe. ndazizi pe ntitabijya kinya n'ubwonko bwawe. Yala musirikari kisi cya gipeti twahuye cyagi. ngiye kubimbazo wamwibarije Ahubwo se bakita ngo wamwibarije se ngende umureba peti yangu bakwita ngo iki? Wamenye izina ryanjye nataramenya iryaso ahubwo se yitwa Azitunga. kombikomoto kwa musubije kubajije wowe Ariko se waruragira ngo urarwana rubwira izina ryawe. we ryo kuri shaka sijya wamubwira iryaso nyine baryashaka Demu ntabwo nabwira cya gipeti izina rya data ndagaswe. umushakira kirero we Ntukaneze imbeba nk'izi ngizi. Peti ikomereza inzira zawe bakuru bagomeze baganira. abaye bakuru se ko mbona ari ngaruwenye. Umva ko mani nandagaswe njye urabona ndi umuzi wa wiri. We nta bukuru bwawe hari umuntu ungana nawe wambara ibitambaro. Ubwonko bwawe n'uruzingo nk'uko ugaragara. Iki ntabwo ari igitambaro bayita miri bandana. Ahubwo niba afite ubwonko bwazingamye miri ni Ni miri kiburoka. miliki biraho kagute Ariko se wowe kurimo kuburana urumva ntafashe kankongeraho miri bikabyara miri. Mente. Ariko mene wuri shit man ariko nk'ubwo gifata ugakubita umuntu ko wiboneye wumva uri igiki mwana shumi yanjye ngaro. shangano nawe niwiyubaha kabisa. ngese kandi nkozi Wa munywa tabi nakijya tabi muri kuganira. Ndagaswingingira iki gipeti gisigaye kimbona mifege shumi. Hari ifuke wanyumvanye. uretse ndabeshye iki ukuntu yanutse ukuntu meze izina ry'Imana n'umuti witabi wa promiye nayo Nyumvira n'ukuri kw'Imana ngaro Imana ikubabari. Ubuze kuvuga ngo nsana sita none promiye shumi. byose ni amatabi nta tabi rutirindo n'ubundi ritabi no umuntu uko wawe uvanze amatabi widi promiye stari imparage zose zirimo intore ziri kumwe intore wowe Nukuri Yesu akubabare ngenza n'ibyo bintu byose ngaro. uyusa n'igikamba gihiye basigende Garubanza ubyemere yuko nawe utiyubaha. mana yanjye akamenyero karaha Utakazana nta bwenge yabagira. Ubwo bundi nzumva nawe tabi ryakwishe. okay nabyumvishe ngo ngiye guhita mutanigendere ngaho nawe igende Nta cyiza cy'ibiyobyabwenge sha. Uranyumvira cya gipeti gitangiye kumwasira ngo kimbonyemo itabi. kandi ndutagukasira umuntu ibazo umuntu wese asigaye akubona akunda imifereka kugira inama Uzayigire inyo. akureka nkubwira uburyo ki ibintu wabivaho Nakubwiye ngo yigire meri wawe. nani waretse itabi Iyo nama wayigire nyoko ariko nawe akareka ibi. urashize none Yo none se umbwiye iki bro? Ntaribi. umva se ushobora kureba no muri quartier yawe none se muribuka icyabazanye kuki mudatanga abajanke cyangwa mutange abarucuruzi nyine wowe waje gukora kimwe izone iyo wari urimo rwashizemo gutanga sapaya 30 kandi mwebwe nta numwe muratanga ntasha suzira muri quartier nyenda zo kubitangira nese sanzwe mbona kwanga kubatanga cyakazi karabananiye ariko wo kubizi abajangi n'abasapaye bo mu gashyekero n'inyamira si byo batanze nese ko wageze ahangaha kunanira wigiye muri business yo gucuruza ibiyobyabwenge okay ngiye kujya nguhamagara noneho kurangira ahantu bari bafata ko ngiye bamaze kumfata nk'umwana wabo nuko rero wibagirwa inshingano zakuzanye ahubwo kugira ngo dufatanye tuzajya n'umwe bazamenya ko twimanira ubwo ikurikiye rero ni kuri phone tugakomeza akazi wisarantifemo wanashisha ko jetimi imivumo indege yabuzuye inyuranye tumira geri kazi kasura ishara bakumanika yasariye ipapa buri mwana nisenda kibaza wayi bandebera hirengeye nka drone mu ndege mwaka kagero mpa cane mucoma hijije ifi mu gikoni bikora ndisoba navyo amafebe indege yasariye diki ndebera noneho ndagapfa iki gihe reka mbwire satani reka mbwire ntuze we we kandi
Ngaro ni wowe? Oya nisi ko mu rugendo wivugisha nk'abasazi wabaye. Iyaba ari no gusara gusa. Ngewe ubona hano ubu umeze nk'uwapfuye. Habaye iki? Famille yose ni ibibazo ubu tuvugana cano yanjye barayisi. Ngwiki? Iya Petit Frere yo ntibayitwaye bayidemonetije, iya mama yo irabizi yabuze cano history. Ibyo se bikagusata kutabanje nkuvugiye. Hako utazi ibihekane ukaba nta cano ugira wabwirwa n'ikibazo byawe. Yego nya ntabyo nzi. Gusa igisubizo ni kimwe nibwo wa promoter. Ukeneye cano history, ukeneye aba subscriber, ukeneye watch time, cano ziri monetize. Imbuga zawe ukeneye aba follower, ukeneye tusikuzamurira. Hamagara kwizi nimero. Byose barahita babigukemura. Kuba wandikaga iyo ukibagirwa gushyira akadomo ibyo ukaba ubitondaguye neza ku murongo. Shaka kuba ari ukuri. Si ukuri gusa ni ibintu byizewe kuko ese kandi agiye ni nk'umurabyo. Ubu nshaka nagukubita nkakuvuza kuko aho gukura amafaranga arahabari. Cano yagarutse. Iya mama yabonye cano history ubu yabaye monetize, mama nagiye kuzacurizaho byabitegeye. Wumva se nawe ikibazo cyawe cyakemuka. Wagize ikibazo kimwe muri ibyo ngibyo cyo ku mbuga zawe, nawe kwandikira kwizi nimero cyangwa se ukaduhamagara nawe tukagufasha.